noneho ikintu cyambabaje yego yapfuye hari ahantu twateganyaga kugura yapfuye amafaranga yose twararangiye nari maze kuyamuha hari hashize nk'icyumweru kimwe muhaye amafaranga 200,000 ngo agende ajye kwishyura iyo sambu kuko yari iri munsi y'inzu yacu tugiye kugura aho mwari mugiye kugura isambu urangije amafaranga noneho bamwica atari yayishyura hari hashize nk'icyumweru kimwe nyamuhanga muteganya kwishyura isambu apfa mutarayishyura none se ntabwo inzego byibura zigeze zibijyamo kugira ngo bamenye abantu bamwishe yenda babe bamenya wowe mwana ashakisha namwe ahantu yenda amafaranga yaba yarayasize yarayabitse kuri momo sibyo naramubwiye ngo nayajyane kuri banki aravuga ngo ntabwo yajyanayo ngo kandi harabura igihe gitoya ngo ajye kwishyura uwo muntu ngo agiye kuyabikuza bamukata yego ubwo nyine ntago tuzano yayashyize ntago muzahano yayashyize twarashatse hano yashyize turayabura nawe byo kuvuga ngo abamwishe bo hari ab'inzego za leta nyine zakomeze gukurikirana n'amakuru bahawe n'abaturage nkuko bari babanye n'abo bantu ubwo nyine barafunze nubwo batari bahamanywe n'ibyaha ariko nyine barafunze byibura se ntago ujye ubijyamo wowe sibyo ntago ujye ugira umwanya ukavuga ati nanjye njye gukurikirana ikirego cy'abantu bakurikiranyweho kwica umugabo wanjye njyayo ubu ngubu babajyanye kuri parike ariko merukayo nyine bakiri kuri ribu y'iwacu ubwo nyine turagenda baratubwira ngo urubanza barujyanye kuri parike ubu ngubu dutegereje nyine iburanishwa ryabo mutegereje iburanishwa ryabo nk'ubu ngubu nzi gukora amakarite positare iyo munabonye ibikoresho nzi no gukora mvirope uzi no gukora mvirope mvirope zino bapfunyikamo iyo nabonye impapuro ndagenda nkazikora nyine nkashyira n'umucuruzi ni naho nkunda gukura udufaranga nkagenda bakandangurira ahubwo abantu badukurikiye rero babe bagutera inkunga byaba 5 sibyo ese 5 ntibishobora kurangura oyatubwire 5 ntibishobora kurangura ushobora kurangura we wabonye impapuro nyine urakora ukagenda bakakurangurira nk'impapuro tuvuge nk'impapuro za 5 zivamo nk'amafaranga ngahe abantu badukurikiye ashobora kuba ari umuntu ufite 5 biri gupfa ubusa akaba impapuro kigura 10,000 ubwo impapuro ni inusu rero inusu 5,000 ushobora kuyikuramo nk'ibihumbi 8 inusu 5,000 ushobora kuyikuramo nk'ibihumbi 8 abantu badukurikiye ahubwo bagutera inkunga vuga nimero yawe niba hari umuntu ufite 5 byibura biri gupfa ubusa cyangwa se 2 abe yabigusunikira kuri nimero yawe ubuzima bukomeze kwenderera mwana siko bimeze se vuga nimero bagutemo yenda abantu badukurikiye umuntu wese ufite umutima wo gufasha sibyo umuntu wese ufite umutima wo gufasha ashobora kuba yabafite 2 biri gupfa ubusa ashobora kuba Jeannette namuha 2 namuha 1,000 namuha 500 yego akagutamo nimero yanjye ni 079 14 7 8 5 yisubiremo 079 14 7 8 5 kanseri yafashe umusaya naje kurwara nyine ku ruhu hazaho utuntu tumeze nk'utubyimba yego ko tubyimba rero kamwe kaje hano akandi kaza hano tumaze kuza rero twose turaturika urabona hano ni mu mutsi ugana mu jisho na hano urabona ntabwo ijisho ryari kurokoka utwo tubyimba twaraje turabyimba bigeze aho turaturika twajya duturika nyine tukazana amaraso njya kwivuza ku bitaro byacu by'akarere bakajya bamvura ariko ntibambwire ngo urwaye iki ngiki nibwo nyine baje kuma transferi banyohereza ku bitaro bya gisirikare Kanombe
ubwo nyine bancisha mu masikaneri barambwira ngo urwaye kanseri y'uruhu. bakubwira ko urwaye kanseri. Hanyuma kugira ngo noneho kanseri ze gukira tube twakongera kubona Jeannette uyu nguyu turi kumwe aha ngaha sibyo? Nyuma y'uko ukize kanseri uhita winjira mu miziki sibyo? Yego. Wabyisanzemo, watubwiye ko wabyisanzemo nawe wisangamo kuri iyo mpano yawe yo gukora imiziki kandi mu bihe wari uvuyemo bitakoroheye byo gukira kanseri. Yes, reka tubasuhuze mwebwe mudahwema gukurikira ibiganiro bya Aguka TV. Turabasuje kandi tubahaye n'ikaze mwebwe mudahwema gukurikira ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe turi kumwe n'umukobwa mwiza muri kubona kuri kamera zacu, agiye gutangira twibwira kugira ngo tuze gutangira ikiganiro tuziranye dutera story sibyo? Jeannette twibwire cyangwa ndakuvuze? Oya nibyo. Twibwire rero. Nitwa Manishimwe Jeannette. Aba naturutse mu murenge wa Kinyinya, karere ka Gasabo. Yego. Manishimwe Jeannette ubundi ni muntu ki? Yenda hari abantu bumvishe ngo ni Manishimwe Jeannette ariko batakuzi. Ese Jeannette akora iki bite? Jeannette ni umuntu usanzwe ariko ikiyongeyeho nuko ari umuhanzi akunda umuziki. Uri umuhanzi ukunda umuziki? Yego. Jeannette se afite abana? Afite abana babiri, umukobwa n'umuhungu. Umukobwa n'umuhungu. Ehe. Abantu rero badukurikiye barahita bibaza ngo Jeannette abana afite barasa cyangwa bimeze abana afite ntago dusa, basa nka papa wabo ari igikara. Niyo mpamvu wanashyizemo uturinete. Ntabwo ariyo mpamvu amarinete nyambara kubera ukwangura urumuri rwinshi rw'izuba, amaso aba afite imbaraga nkeya zo kureba ku zuba. Ariko mu kanya ndaza kugusaba uturinete umuntu w'icyamamare ube wakoramo uturinete kugira ngo n'abantu badukurikiye cyangwa se bakurikiye ikiganiro uze kubareba neza. Nta kibazo ndazikuramo. Hanyuma rero mbere yuko twinjira mu kiganiro sibyo? Yego. Hari abantu yenda bahise bumva ngo Jeannette ni umuhanzi ariko ndagira ngo utangire yenda utwinjiza mu kiganiro n'indirimbo yawe. Murakoze. Ariko ndagira ngo uze kongera ijwi kugira ngo abadukurikiye babashe kukumva neza. Kanicare neza. Nkunda kuririmba. Hari indirimbo maze iminsi narakoze. Yego. Nakoze audio ebyiri nkora na video imwe. Yego. Hari indirimbo imwe yitwa Rwanda, iyindi yitwa Mama. Kambarirembireho wenda igitero na rofure. Turirimbire yenda kuyasohotse. Kuri iyo ngiyo yitwa Rwanda. U Rwanda mugongo mugaruduhetse, u Rwanda mugongo duhekeye abana, u Rwanda utemba amata habwa ibibondo urakaramba, u Rwanda mugongo mugaruduhetse, u Rwanda mugongo duhekeye abana, u Rwanda utemba amata habwa ibibondo urakaramba, Rwanda sinza kuvuga nzagutsinda, aho kukuvuga nzakuvugira, hora Rwanda wahogoye naraza, ubu ngiye kujya nguhogoreza, Rwanda sinza kuvuga nzagutsinda, aho kukuvuga nzakuvugira, hora Rwanda wahogoye naraza, ubu ngiye kujya nguhogoreza. Yego. Ugiye kujya uruhogoreza. Cyane ibi bintu wabyibonyemo ryari kugira ngo wumve ko ugomba kuba umuhanzi? Ibi bintu ubundi
kuba umuhanzi kugira ngo ufate amagambo yakoremo indirimbo Mm. ntago ari ibintu weho ubwawe wagenda ngo wige mu ishuri, Yego. ntago ari ibintu undi muntu yaza ngo akwigishe, Mhm. ni impano Imana iba yarakwihereye, Mm. ntago ari ibintu bipfa kuza gutyo, ni uba warabivukanye ubundi, Mm. ntago ari ibintu umuntu yiga akuze. Mhm. Eh, Ni ibintu Imana iba yarakwihereye yego. uba waravukanye. Mm. Hanyuma Jane, Karame. watubwiye yuko ufite abana, noneho tubwira yuko basa na papa wabo, Yego. sibyo? Yego. Ndagira ngo noneho ube wakuramo amarinete kugira ngo abantu badukurikiye babone Jeannette. Se Jeannette ni muntu ki, sibyo? Yego. Banakurebe neza ku buryo hatazagira umuntu muhurira mu nzira akakweberwa wamfura we. Atasi uko ntago ari we Mm. twabonye yambaye amarinete Aha. nta kibazo afite. Yego. Eh, Hanyuma watubwiye ngo abana basa na papa wabo. Yego. Umwana wawe mutoya cyangwa se umukuru bose bafite imyaka ingahe? Umukuru afite 9, umutoya afite 3. Afite 3. Akenshi cyane iyo nk'umuntu w'umubyeyi afite nk'abana, sibyo? Usanga yagiye nko mu buhanzi cyangwa se agiye gukora indirimbo, usanga hari abantu benshi famiye ye batabyumva. Ngagiye gupfusha ubusa amafaranga, sibyo? Agiye gupfusha ubusa amafaranga, famiye irabaho nabi kubera ari we wabigizemo uruhare. Yagiye gupfusha ubusa amafaranga. Wewe famiye yawe yabifashe gute? Cyane cyane ko na bino bintu byo gukora indirimbo bitwara amafaranga bro. Bitwara amafaranga cyane. Njye nabyinjiyemo ntazi n'ibyo ari byo, ntazi ngo bitwara amafaranga ngaye. Numva ari ibintu by'umuziki nyine biza ugenda hari bakagucurangira. Ariko ni ibintu bitwara amafaranga. Ntago bahita babyakira ako kanya. Kimwe nuko ari ubwira ati basi wangurije n'ibihumbi 10. Mwongerayo mfite. Ngo bigiye kuyajugunya ubwo sazagaruka. Ariko bakubwira ibyo bintu uri gukora bizagaruka ayo mafaranga, bakagucamwa intege nyine ukuntu. Ntago bahita babyumva bose. Yego. Ntago bahita babyumva bose. Oya. Hanyuma tuvuge urugero yenda. Ushobora kuba ubonye nk'ibihumbi 10. Yo kuba bavuga ngo ngiye gukora indirimbo, ariko n'urwo urugero ingufu zishyira mu miziki cyangwa zishyira ku rugo. Oya. Ntabwo ingufu nzishyira mu miziki cyane, kuko mfite abana ni abantu bakeneye kubaho, bakeneye gukura, bakazagira nabo icyo bigezaho, bakamarira n'igihugu akamaro. Ni ukuvuga ngo ngewe ndasaranganya. Ntabwo mvuga ngo umuziki ndawushyiramo amafaranga menshi, abana mbareke. Nimba ari ibyo bihumbi 10, 5 ndabyerekeza ku bana, ibindi 5 mbyerekeze ku muziki. Ku muziki. Hanyuma abantu bari kukubona yenda none ahangaha, bari kukubona ntabwo ufite uruhu nk'urwacu cyangwa se nk'urwanjye hano ndi kuri kamera nubwo ntagaragara, sibyo? Abantu bashobora guhita bibaza ati noneho uyu munsi Rukundo yatumiye umuzungu. Ndagira ngo tumare impungenge, sibyo? Ndagira ngo tumare impungenge. Jeannette, uru ruhu ni rwo yavukanye cyangwa byaje nyuma? Uruhu ni rwo navukanye. Naravutse nyine nisanga nsa gutya. Ariko nanjye nawe nari mbizi ko nsa gutya. Nabimenye nanjye menye ubwenge. Ari uko nangiye kujya mu bantu, nkajya mbona bari kunyitegereza, nkabona bari kumunga, abana nkabona bari kwirukanka. Nibwo nanjye naje kwitekereza, ubundi nari nzi ko ndi umwana kimwe n'abandi nyine. Ariko nyine byaje kunungura aho nabonaga abana banyitaza n'abantu bakuru. Bakwitaza kubera iki? Kubera ko nyine ngo nasa nabo, ariko ngiye ku bwanjye numvaga ntacyo dutandukaniye, kuko naravugaga nkagenda nkakora, ariko nyine kwa kundi kwireba gutya nanjye nkabareba nkabona koko ntago dusa. Ukabareba ukabona koko mudasa. Hanyuma se mbere yuko bakwitaje, nako nyuma yuko bakwitaje, bavuga ngo uri umuzungu, abandi bakomeza kuguhunga begerayo, hari nk'ukuntu ujya nko muri botike ukabona abantu bari kuguhinzira, baguhinzira ngo winjire, we ntabwo bijya bibaho? Bibaho. Bibaho, bakama inzira nyine no ku mavuriro, no ku maserivisi yo muri leta, ugasanga nyine ngewe ntabwo njya mpfa gutonda umurongo.
abantu bampa inzira nkagenda bakankorera nyine. ukagenda bakagukorera. Nese Jane, tuvuge ni abantu bajya babasha kukubangamira, dore ukwasa ibintu nk'ibyo? Ibyo byabayeho mu myaka yashize, ariko kuri iki gihe naba mbeshye abanyarwanda. Nta muntu ukibimbwira, ndatambuka wenda ntamvugisha, wenda ashobora kuba asigara ntekerezaho akakureba uri kurenga. nkatambuka nkacaho gutya nawe agacaho, wenda akaba yasigara ari kundeba, ariko nta bintu byo kumbwira andi magambo bikurikiraho. Nta bindi bintu nyine yahita yongera ngo akubwire? Oya, byarabaye igihe kinini, atekereza ko icyo ari cyo gihe ngo birangire. Yenda tuvuge abantu bari kukubona, bari kubona ko ufite niba navuga ngo ijisho rimwe irindi ryagize akabazo, sibyo? Ndagira ngo uze kutubwira ijisho ryawe ryagize ikibazo, byagenze gute? Ijisho ryanjye ryagize ikibazo, naje kugira uburwayi bukomeye, naje kurwara kanseri. Yego. Kanseri y'uruhu imfata uno musaya. Ubwo rero kubera nyine yafashe uno musaya, byahise bifata na rino jisho. Ndagira ngo utubwire ukuntu byatangiye. Kanseri yagufashe umusaya, biza kugenda gute? Kanseri yafashe umusaya, naje kurwara nyine ku ruhu, hazaho utuntu tumeze nk'utubyimba. Yego. Utwo tubyimba rero kamwe kaje hano, akandi kaza hano. Tumaze kuza rero twose turaturika. Urabona hano ni mu mutsi ugana mu jisho, na hano urabona ntabwo ijisho ryari kurokoka. Utwo tubyimba twaraje, turabyimba, bigeze aho turaturika. Tukajya duturika nyine tukazana amaraso, njya kwivuza ku bitaro byacu by'akarere, bakajya bamvura ariko ntibambwire ngo urwaye iki ngiki. Nibwo nyine baje kuma transferi, banyohereza ku bitaro bya gisirikare i Kanombe. Ubwo nyine bancisha mu masikaneri, barambwira ngo urwaye kanseri y'uruhu. Bakubwira ko urwaye kanseri? Hanyuma kugira ngo noneho kanseri ze gukira, tube twakongera kubona Jeannette uyu nguyu turi kumwe aha ngaha, sibyo? Nyuma y'uko ukize kanseri, uhita winjira mu miziki, sibyo? Yego. Wabyisanzemo, watubwiye ko wabyisanzemo nawe, wisangamo kuri iyo mpano yawe yo gukora imiziki, kandi mu bihe wari uvuyemo bitakoroheye byo gukira kanseri. Ntabwo byari byoroshye. Ubundi ngewe nakubwiye ko nyine umuziki ari ibintu nakuze nkunda, ariko nkaba ntabona ahantu mbikorera bitewe n'aho naturukaga n'aho twari dutuye. Yego. Ngewe kugira ngo nongere kumva ko nabibyutsa, naje muri Kigali nyine nje kwivuza. Ngize amahirwe mbona umuntu umfasha kwivuza, turabana, igihe cyo kwivuza kirarangira, n'ubundi turakomeza turagumana. Nza gutekereza nyuma, nza kuvuga ariko abantu b'abahanzi bose baba i Kigali. Ubundi ubu ngubu ko ngiye nshaka kuba umuhanzi, kandi bakaba babikorera i Kigali, nza kubiganiriza umuntu w'umukozi dukorana. Ubwo rero arambwira ati hari umuntu nzi w'inshuti yanjye ufite studio hari hepfo, nimba ufite indirimbo wumva wayisohora, wumva wabona ubushobozi bwo kuyikora, uzaze nkujyaneyo. Nuko rero yanjyanye muri studio. Ahita kujyana muri studio, ujya gukora indirimbo. Hanyuma ubwo urumva nari nkubajije ati ukimara gukira kanseri byakoroheye gute kugira ngo uhite winjira mu buhanzi, uhita ubimbwira noneho nyuma y'uko umaze gukira famiye yawe yinjiye bwa mbere ukimara gukira, igahita yumva ngo winjiye mu muziki kandi wari umaze iminsi cyangwa se wari umaze igihe urwaye kanseri, babyakiriye gute? Byarabatunguye nabo babanje no kumbuza, baravuga ngo reba umaze iminsi urwaye, kandi warwaye ikibazo cyerekeye ku mutwe, imitsi y'umutwe ntabwo irakomera,
ushobora kongera kurwara ariko muri njye kubera ko numvaga ko meze neza ndavuga ati nta kibazo nzagira nkajya mpumuriza mama abwira ati njye numva ko bishaka kuneza ikibazo nzabireka nyine ndabikomeza numva nta kibazo ngize njya muri studio numva nta kibazo ngize mpita numva meze neza nta kibazo uhita wumva umeze neza hanyuma wenda tuvuge umugabo wawe ariho oya yarapfuye yapfuye azize iki yapfuye azize iki hari ahantu yakoraga akazi k'ubusekirite muri ubwo burwayi bwanjye no kugira ngo nyine abana babashe kubaho kuko nafashwe n'uburwayi mfite umwana uruhinja rw'amezi 2 yego ubwo rero kuva icyo gihe uruhinja ntabwo rwongeye konka yaragiye ajya gushakisha akazi akajya akora ahantu nyine ibisekirite yakundaga gukora igisekirite ubwo rero ejo bundi mu kwezi kwa 10 nibwo bamusanze ahantu yakoreraga igisekirite barahamwicira baramwica ahantu yakoraga izamu Imana imuheruko ridashira Nese Jane tuvuge yenda kimara nko kwigendera byarakoroheye kugira ngo usigarane abana ntabwo byanyoroheye kubera ko abana ubwo nyine bagombaga kujya kuba kwa mama kubera ntabwo nari kugenda ngo mbabane mu nzu njyenyine aribwo nyirutse uburwayi noneho ikintu cyambabaje yego yapfuye hari ahantu twateganyaga kugura yapfuye amafaranga yose twararangiye nari maze kuyamuha hari hashize nk'icyumweru kimwe muhaye amafaranga 200,000 ngo agenda ajye kwishyura iyo sambu kuko yari iri munsi y'inzu yacu tugiye kugura aho hantu mwari mugiye kugura isambu urangije umpa amafaranga noneho bamwica atari yayishyura hari hashize nk'icyumweru kimwe nyamuhanga muteganya kwishyura isambu apfa mutarayishyura none se ntabwo inzego byibura zigeze zibijyamo kugira ngo bamenye abantu bamwishe yenda babe bamenya wowe mwana ashakisha namwe ahantu yenda amafaranga yaba yarayasize yarayabitse kuri momo sibyo naramubwiye ngo nayajyane kuri banki aravuga ngo ntabwo yajyanayo ngo kandi harabura igihe gitoya ngo ajye kwishyura uwo muntu ngo agiye kuyabikuza bamukata yego ubwo nyine ntabwo tuzahano yayashyize ntabwo muzahano yayashyize twarashatse ahantu yashyize turayabura nawe ibyo kuvuga ngo abamwishe bo hari ab'inzego za leta nyine zakomeze gukurikirana n'amakuru bahawe n'abaturage nk'uko bari babanye n'abo bantu ubwo nyine barafunze nubwo batari bahamanywe n'ibyaha ariko nyine barafunze byibura se ntago ujya ubijyamo wowe sibyo ntago ujya ugira umwanya ukavuga ati nanjye njye gukurikirana ikirego cy'abantu bakurikiranyweho kwica umugabo wanjye njyayo ubu ngubu babajyanye kuri pariki ariko merukayo nyine bakiri kuri ribu y'iwacu ubwo nyine turagenda baratubwira ngo urubanza barujyanye kuri parike ubu ngubu dutegereje nyine iburanishwa ryabo mutegereje iburanishwa ryabo hanyuma Jane tuvuge nk'urugero ni nk'ute tuzina abantu bajyaga bakwita kera ukiri umwana abantu bakundaga kunyita amazina atandukanye tubwire kabisa ngo dore umuzungu ngo dore nyamweru bakabivugamo n'ayandi magambo ngo umuzungu wakennye umuzungu wapfubye ibintu byinshi ariko bakubwira ngo umuzungu wapfubye bavugaga amagambo menshi nyine urebye yo gusebya yo gutesha agaciro ntabwo yabaga ari amagambo meza mpaye Zane twigarukire rero mu miziki yawe sibyo yenda tuvuga nk'umuntu ashaka gukurikira nk'indirimbo zawe ashaka kuba yagutera inkunga kugira ngo imiziki yawe ikomeze itere imbere bisaba iki cyangwa se umuntu yakubona ute umuntu
ashaka kuntera inkunga mfite YouTube channel yanjye nafunguye vuba yego yitwa Manishimwe Jeannette OK ariko usacinze bikanga kubera ko nabonye hariho abantu benshi twitira ushobora kwandika indirimbo yanjye yitwa Rwanda by Jeannette Official uhita ugera ku bihangano byanjye byawe okay ubwo nizere yuko barabuye bagomba kuba bamenya ibihangano byawe nawe bakaguteza imbere kandi Jeannette ni umuntu ukwiye gufashwa ndabikeneye cyane sibyo ndabikeneye ni umuntu ukwiye gufashwa kabisa ngo nanjye nzamura impano yanjye ese ubundi usibye kuririmba ni nk'ikihe kindi kintu yenda ushobora kuba ushoboye usibye kuririmba ushobora kuba nahimba nk'imivugo ariko hari n'utundi tuntu ngenda nkora nyine nk'ubu ngubu nzi gukora amakarite postale iyo nabonye ibikoresho nzi no gukora envelope uzi no gukora envelope zino bapfunyikamo iyo nabonye impapuro ndagenda nkazikora nyine nkashyira n'umucuruzi ni naho nkunda gukura udufaranga nkagenda bakandangurira ahubwo abantu badukurikiye rero babe bagutera inkunga byaba 5 sibyo ese 5 ntibishobora kurangura oya tubwire 5 ntibishobora kurangura ushobora kurangura we wabonye impapuro nyine urakora ukagenda bakakurangurira nk'impapuro tuvuge nk'impapuro za 5 zivamo nk'amafaranga ngahe abantu badukurikiye ashobora kuba ari umuntu ufite 5 biri gupfa ubusa akaba impapuro kigura 10,000 ubwo impapuro ni inusu rero inusu 5,000 ushobora kuyikuramo nk'ibihumbi 8 inusu 5,000 ushobora kuyikuramo nk'ibihumbi 8 abantu badukurikiye ahubwo bagutera inkunga vuga nimero yawe niba hari umuntu ufite 5 byibura biri gupfa ubusa cyangwa se 2 abe yabigusunikira kuri nimero yawe ubuzima bukomeze kwenderera mwana siko bimeze se vuga nimero bagutemo yenda abantu badukurikiye umuntu wese ufite umutima wo gufasha sibyo umuntu wese ufite umutima wo gufasha ashobora kuba yabafite 2 biri gupfa ubusa ashobora kuba Jeannette namuha 2 namuha 1,000 namuha 500 yego akagutamo nimero yanjye ni 079 14 7 8 5 yisubiremo 079 14 7 8 5 ibaruye kuri nde ibariye kuri Manishimwe Jeannette hanyuma rero tugana no ku musozo w'ikiganiro mbwira abantu bakurikiye ikiganiro kuva ku ntangiriro y'ikiganiro kugeza ku musozo wacyo mbabwira ngo muri abantu b'agaciro ngiye mwari kumwe n'umuhungu wanyu Rukundo boy cyangwa se Rukundo muhungu wasizwe n'amavuta n'Imana kiri mutoya cyane nibyo koko nicyo abwira abakunzi bawe Jeannette abakunzi banjye nababwira ko ndabakunda cyane abantu badukurikiye mbasabye ubufasha bagende bajye kuri YouTube channel yanjye yitwa Manishimwe Jeannette OK cyangwa basacinga indirimbo yitwa Rwanda by Jeannette Official ubufasha bwa mbere na mbere bankorere subscribe share na comment ndabashimira akaboko karabikora Imana igahereza umugisha hanyuma rero kubyo uvuze nge nta kindi kintu narenzaho reka dusoze ikiganiro nkubwira ngo wakoze kuza yego namwe mwakoze kuntumira sawa